a Petro uvuga uti mwami naremewe Mwuka geraho wibwira uti Imana niki kumwe nawe Ramu ukuboko kwawe a Petro uvuga uti naremewe rimwe na rimwe Imana igisa naho itakiri kumwe n'ubwoko bwayo azabanyamubana batizera bagatera umusaraba mu mugongo bitinya yewe mwana Imana igiterana wayo ibyawe iyo bigeze ku Kristo bimutera gukomeza urugendo icyatumye Petero bigenda kuriya byagenze agacubira mu mazi What caused Peter to fall down into the waters? yatangiye kuvana amaso kuri Yesu atangira kureba hasi He removed his eyes from Jesus. biradusaba guhoza amaso kuri We Yesu need to sit our eyes on Jesus. barasifiwe Praise Jesus. duhoze imitima yacu ku biri mu ijuru Let us place our hearts on the things in heaven. ni igitabo tuzi cy'abaroma 12 umurongo This wa is the mbere book that we know, Romans 12:1, ni ijambo tuzi twese the word that we know. nabwiye ngo turasoma ibyanditswe We byinshi are going to read many scriptures. biravuga ngo kandi ntimwishushanye nuko rero n'abinginga nuko bene data n'abinginga kuko imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kwikorera kwanyu kukwiriye I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you Hallelujah. present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. ntangira kubwiriza mu indirimbo zitangiye kumanuka Every time I stand to preach, I have cyo many kidutera Mana ora tukuririmba tuvuga ibitangaza imirimo wakoze iyo ni munsi imirimo wakoreye ubwoko bwawe bintera kugushima imirimo wakoze barasifiwe Praise Jesus. igice cya mbere cy'Abakolosayi umurongo wa 9 Pawulo yandikiye Abakolosayi Colossians 1:9. arabwira ngo nicyo gituma tudasiba kubasabira ngo uhereye igihe twabyumviye twifuza ko muzuza ubwenge bwose bw'umwuka no kumenya kose ngo mumenye neza iby'Imana ishaka. Umurongo wa 10 kicyanditswe twigeze kugisoma twari dufite topic yo kunezeza Imana mugende nk'uko bikwiriye ngo abo umwami wacu umunezeze muri byose mwere imbuto z'imirimo myiza yose kandi mwunguke kumenya Imana. Amen. For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that you may be filled the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Verse 10, that you may walk worth of the Lord to all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Amen. Amen. Iyi topic imeze wisuzume ni nka topic tubwira ngo wisuzume urebe kuri mu rugendo ruja mu ijuru. This topic is like examine yourself and Iyi check if you are heading to topic heaven. idukumbuza ijuru. This is the topic that help us to understand Kuvana this amaso ku heaven. by'isi kuvana umutima ku bintu biri hano mu isi Remove the things from these worldly things ugatekereza iby'ijuru. and you think of heavenly things just. Mu ijuru ni iwacu abera bahora bishimye ahimbaza Imana ubuziraherezo aho ngaho ni iwacu.
tuzibagirwe imibabaro yose, tuzibera mu munezero, mbega ukuntu bizaba ari byiza, tuzibanira n'umucunguzi, tuzibera mu munezero, mbega ukuntu bizaba ari byiza. Bwana sifiwe. Praise Jesus. Paulo yandikiye Abafilipi arabwira ngo naho twebwe iwacu. Paul said to Philippians, for us. Ibice 3:20 yarabwiye ngo nababwiye ngo turavuga ibyanditswe gusa. Amagambo yanjye mfite kubabwira. Naho twebwe iwacu ni mu ijuru. For our conversation is in heaven. Ngo niho dutegereje umukiza ko azava. From whence also look to the Savior. Ngo ariwe mwami Yesu, ariwe mwami Yesu The Kristo. Lord Jesus Christ. Naho twebwe iwacu ni mu ijuru. For us our place is in heaven. Suko mubona bizamera bite, Yesu mwami natwakira hamwe n'abamarayika be, ngo badukumbuye, tuzishima cyane kandi tunezerwe, isezerano risohoye, tuzishima cyane kandi tunezerwe, isezerano risohoye, uko tuzicarana nawe ku ntebe y'ubwami, tumaze kugerayo, tuzaririmba indirimbo z'umusabiriza, uyu ndetse na Satani, tubane na Yesu, intwariza sinze, akizadutandukanya tuzabana yakarata umukiza wacu. Dukomere Imana amashyi menshi. Bwana sifiwe.